ngambwiye kuri amafaranga sase ko nikede cyabuze urabona twayakuye harabuze nyine uze wagenda ufite utuboko tungana gutyo ngo kagabo karakinyimye ngo wemwita akagabo niwe wizize utarya imirire myiza nicyo wazize myiza se urya ibiryo bikagutumbisha iyo nda iyo niyo mirire myiza ariko twebwe bemera mu kiyede abantu bafite iboko nyine baterura igikayi neza umugabo akahita yemera kuki we wakibuze se nimba baburi yewe impamvu nakibuze nuko nadafite kontra Jesu uko nyifite kuki nakimwe ufite kontra ya hehe kutajya kontra nta mubiri nta mirire ibyo bivuze ntari binyine kibondo bimeze bite uvuye yera nyine ndigushara akazi kabuze uri kutubwira ngize ngo uzuzanye akazi ngo kazi kabuze mfa cyagihe akazi kabuze nyine ntabwo kubona ibintu bimeze ibaze ko kuva mu kwa mbere nari nyifite inote ya 5 mu mufuka tugeze mu kwa 9 dore ngiye papa yakomerutse kubona ari kubakisha kuri rashasi ya ruguru nta kede yatubure nta kede se ngo sarubakisha iki n'umukomisiyoneri n'umuntu wamubonye yaje kugura imbaho z'ijana ngo yaje kubakisha ntabwo agura imbaho z'ijana sha reka mandazi wa ahubwo tugomba kugenda resitora uyu ngo afite ubukene ntabwo wagenda iwanyu kwiba amafaranga irega ibintu byanyu bari iby'iwanyu ariko ufite ubugoryi mu mutwe ku buryo nyoko yagurisha yakora 500 ukaburamo n'igihumbi ngo ndi ikigoryi uri ikigoryi nyine n'ikimwanyu urimo amazi niko vuga urimo uraje ushora igitwe ngo mfite ubukene twebwe ko tubufite nta n'ababyeyi nta n'akazi bafite ngo ibintu byanyu bari iby'iwanyu Mwifite ubukene iby'iwanyu uravugira ubukene ufite iby'iwanyu oya iby'iwabo nibyo bye gute iwabo bakira kikaba igikene kariho bugihera bibinjisha ahubwo mureka amagambo babwiye twagenda haraye ko tugateka imitwe bari abaturage barimo tukayabakuramo turi abapasiteri uri umupasiteri ufite umusatsi abaho uyu muntu arakandagira no mu rusengero nta naho bamuzi nta korari yigize abarizwamo ngo pasiteri ibaze satani ari kubwiriza abaturage reka nkubwire iki gikara cyajya mu rusengero ngo guteka imitwe ntabwo ari umupasiteri byanyaka guteka imitwe n'abana atarakandagira no mu rusengero ariko ja rubanda urateka umutwe kangahe urakatu wawe ujye kuwuteka mu isafuriya ubwo ntabyo uraba utazi nawe urusengero ruri ngo pasiteri reka wenda uyu nguyu waba umupasiteri ariko utari umunyarwanda mbabarira sinzi nawe urusengero ruba ako ubundi ukuntu usa waba umupasiteri utari umunyarwanda uzi nyine naba umupasiteri gute ko tuba twifunze ibyaha nubwo ubona tuba turi kumwe ntabwo rega ndi mugenzi wanyu ntabwo abizi nimba uri mugenzi wawe wowe nakubiswe sari inkono mbonaho hari nyine dukora ibyo ngibyo nawe mbabwiye ubwo rero ibintu biragenda gute panga ibintu bizima kandi ubitubwire neza unatubwire ati biragenda bite niba tugiye kugenda turagenda kwa Rudomoro twikoye nabonye ikote ryanyu urahita uryambara ende ntago ari ngiryambara twumva hari ibintu hanyuma inyungu iri he nose ntabwo bari bwaze baratura nyine yakuzikara ibyo amafaranga turaza kuyagabanya yego sha uri umugabo sha uri umuntu w'umugabo n'ubwo ubukene bukwiye kubera njye uzanye agatekerezo uko nyine mugamba nk'umuntu iki si igicucu mu mutera twese ntabwo dutekereza ngo uzanye agatekerezo so akajyanye wawe cyangwa agenda ubyikorane nta mureka amagambo bwa nabi tugende turaza kungana banzaho rero ujye kuzana rya kote jya imbere kugira ngo unadusuzumire fresh tumukurikirane bisharemo amafaranga kanze ukoze shabara arige nawe ninde wabyaye ese papa kiye kibazo ireba igihe bugejeje ukiryamye ariko uzi ko nawe wagira nkora iki nanzi kwaguye mu bure nanjye guhamagaza ahantu wagira gushingura akababyeyi b'iki gihe nabo ese wagira nkora iki narakubyaye none utangiye no kubyimba nakubajije ngo narinzi kwaguye mu bure aho se papa na breakfast mu gitondo turi bwafate ngo na breakfast mu gitondo turi bwafate breakfast shaweze hehe mwa weze uwundi mwana ase papa uyobeye kuko ikigo nizeho nese ntabwo ari wariraga umwana umunyeshuri utazi aho yiga akajya nabona gunyaka amafaranga ujyanye kwishura ahubwo ubanza waranayaryaga se ubundi uwareze oya mbwira wareze ntiwize
ko nawe urandamukiye rega. Oya mbwira warize ntabwo wize. Narize. Good morning. Habari. Wajyane njye wabyaye njye wakubye ni wowe wambyaye cyane njye wakubya. Ntabwo nawe urangiza ngo. Habari. Morning. Mukomere. Mwiriwe muze. Yego. Bite muze? Muze byaba mukomere. None se ko mutuzindukiye nk'umwaka byagenze? Uyu nguyu ni umuzungu mbazaniye. Yabonaga nkuru rwarimo inyatsi. Aje kubasengera uyu nguyu. Harimo inyatsi se ubwo zitizi wanyu. Good morning musician. Asha uwo muntu ntago muzi good morning. Aravuze ngo bite byawe. Uyu ni umuzungu tuzaniye se. Afite n'amafaranga. Aje kubasengera. Azanye amadolari. Amadolari sajya asenga aho bihebira ibicucu bino by'ibinyacyaro amadolari arasenga. None shaje gukora ibicucu byarabashwe n'amafaranga. Aje kudusengera. Urugwara iminyatsi yaje kubasengera. Abwiwe n'iki ko hari inyatsi se? God is sending kubasengeresha. Wabyumvise ko ya bureke tugiye kuyirya ya mu gitondo. Aravuze ati ngo aje kubasengera. Bureke ugiye kwirya ugiye mu karuhuko wowe. Cyangwa ugiye muri pansi. Ako muri kumuvugira n'ibyo atavuze wabona ashaka kuduha amadolari. Wabona muri kutubwira ibyo atazi. Ibyo atazi se twe tumuzanye. Wewe ntago wize ibyazo cyuza. Ngiye rero ndaza mbasemurira ibyo avuze. Namutubwire kumbe da. God is small. Aravuze ati Imana ni nini kurusha akagabo kamagaze imbere. Ariko koko ntahabeshye. Ese ashaka kwigereranya nk'Imana. Imana rega iri hejuru. Ahubwo sinzi impamvu uri gufata Imana ukayigereranya ntabwo ari ikigage. Bakureze aravuze ngo akureze. Utacecekesha hani wanjye urumva. Ni iwawe ariko nawe tuje kugubutumwa bwacu. Ubutumwa bw'Imana. God is breakfast. Aje kuba breakfast. Imana iraguha icyo kurya mu kanya. Sinabivuze. Ya bureke twayibonye natubwire. Nakubwiye hano suje gukina. Bureke hano turi muri bureke hano turi. Umuntu akameze nk'umutuzo. Wate bakatubwira we nawe ceceka ngaho tubantu we afite amagambo ni kibazo. Subutu. Tirashaza ne dutebe dore bararushya ariko ya break turayijya. Huti. Akiri dutebe bicare. Ane mu ruhuke n'akandi batuzaniye breakfast. Nasi ubundi pastor. Harya nago yembe Kinyarwanda mumbwirire. Mumbwira ngo iki? Mumbwirire ngo koko iyo breakfast iraza koko atubwiye. Tutwigise iyo breakfast turayifite tuyiba. Yes is a breakfast. Ngira hari. Nabundi rwose rero reka mbabwire ba pasiteri beza kwa mutubwiye ngo ngiye bundi nyumva ikintu breakfast icyo biki kijyanye no kurya. Ariko nandafashijwe nawe. Jefite cyatanu cyane. Gatanya ukayo manuza ubwo abonye cyatanu abagabo batatu cyadukwira. Nako ngo mfite cyatanu cyane. Akosha ureba cyo kinyamahanga kiratukana. Kinyamahanga nyise. Bega pasite ahubwo mwe mushobora kwa muri abatubuzi. Nakubwiye uyu mushinwa watuzane ngo avuga iki Icyongereza. Akura bizi tugende n'ubundi numvisha bano bagabo nta kibavamo inama mwangiriye si ibi Bibiliya nayo niba ari uko najya nsenga yanze kwifunga we mwana we. Ahubwo turacyapfa ya bureke se ubu turayibonye aba abatubuzi. Ahubwo dore satani yacyatugenda. Namana nakubwiye ubusi cya cyatanu wakibahaye. Nababeshyaga nari ngifite se. Si twihangira umurimo. Kumwale ku maturo ya baraka.